Halo. Aha, utibimeza bite rero? Maze igihe kabisa tuganira narababwiye ngo buri cyo kuzajya umuntu afite akagakaramu ndetse afite n'uru rupapuro ujye umenya ko hari ibintu tuje gushyira ku murongo bitari biri ku murongo. Uyu munsi hari ibintu ushaka ko tuganiraho kandi nawe uraza kumva ari ingenzi cyane. Uterebye ibintu ni ibi rero nkuko dusanzwe tubizi mwabakobwa mwe buriya muri mu bantu benshi abahungu bakunze kubabwira ko babakunda, ariko reka nkubwira akantu kamwe, nubwo bari abasore bose bakubwira ngo baragukunze, nta rukundo rundi baba bagukunze, baba bagira ngo ujya kubasura muri geto. Uyu munsi rero nashakaga kukugira inama, umuhungu nakubwira ngo ujya kumusura muri geto uzagenda ufite amajipo abiri ndetse n'igitenge, witeguye kuba umugore, kuko n'ubundi uko byagenda kose uzahavura umugore. Ntibakabashuke ntibakabahenda ubwenge, genda nawe witeguye. Munyarwanda yaravuze ngo indyarya ni indyamirize. Genda nawe wagize gute witeguye. Genda nawe wagize gute witeguye. Ubu hari ibintu twamaze gufatira umwanzuro ati ibyo bintu ni ibihe. Iyo umuntu yapfuye tugiye kwirimba gushyingura tubura abantu, ariko iyo tugeze mu gukaraba usanga abantu barimo baradutera za jido bashaka yuko dusangira ku gafata. Mbese nta kindi abantu baba bakunze kujya gukaraba. Inda nini tubabura kwirimbi, ariko tugiye gukaraba tugira gute turababura. Buriya uzabona 70% bose barimo ngo baririshwa, akenshi abiciriye ducanwe ku maso kugira ngo ubone ko bagize gute bababaye. Ntabwo baba bababaye, harimo n'abari bavuga ngo awawa sicyo cyabona. Cyabona tugiye kujya dushingura mu muhezo. Ese wande subscribe yibuwabi amafaranga mwatse kandi ndabakunda murabizi. Hari ibintu twamaze gufatira umwanzuro. Namaze gufata umwanzuro yo kutazongera kurya imbuto. Impamvu ni iyi, namaze kumenya ko nitugera mu ijuru tuzarya imbuto. Ushobora kuzagira imbuto narazihaze inzara ikanyica. Iyi inzara ikanyica. Ikindi shaka ko tuvugaho, buriya amaze kubona ko abantu musambana mama ufite imirengwe. Waba urimo urashuka girirane. Ndabashimira ko muriza amatwi. Bamurenzwe. Ejo rero ngira njyanzana n'umugore mu modoka. Umugore ndamubaza ati mada, kumbona wapakiye utwangushye ndetse n'imatora abana banyariye ugiye. Arambwira ati duherutse gushwana n'umugabo. Arahukana. Umugabo agira gute? Uri kubyumva? Umugabo agira gute? Arahukana. Fata umwanzuro ndavuga ngo rero njyewe niyo mpamvu naje kugira ngo ngire ibintu mpana. Banze gira ko ntora buretse. Bagabo mwahukana mbatoreya agakone nje kubakubita akadaho ku mabuno. Ha mugabo wahukanye ngo ave mu rugo biteye iseseme. Ariko ngabagore basigaye barize za mawashigeri na za uramba washi, ngo basigaye barize soko tugere. Niba bicyane abagabo benshi ngo bagiye guhunga mu ngo, ngo bagenda kuko ngo basigaye barya za mayingeri. Avamaye mutugirire impuhwe. Kora subscribe
nutayikora nawe ndagukubita akadaho.